ariko la wini phone dra mbazana ubutumwa bubango umuntu kuba imanije kumwubahisha n'umuntu nawe uri kuyisuzuguza umvitangazo nayo muzane umva ubuhanuzi muzane nawe iri tangazo riramureba riravuze ngo umuntu uri kuyisuzuguza nawe ije kumusuzuguza. Ijambo rya mbere cyangwa se ikintu cya mbere cyatuma ubwiza bw'Imana bukuvaho, Imana utakaza ubumwe nayo, utakaza ubusabane n'Imana, icya mbere ni icyaha. Imana yararakaye cyane. Abantu bari gusambanira mu murimo, abaririmbyi bari gusambana baririmba, abahanuzi bari guhanura basambana, abavuga ubutumwa basambana, abapasiteri bayoboye abantu basambana. Ayiwe Imana yarababaye cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu watubambiye ku musaraba. Nari mvuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi ubwiza bw'Imana bubabeho. Nari mvuze ngo wowe warukurikiye channel ya YESU NIWENZIRA TV, ndavuze ngo gubwa neza, niburwaye Imana igukize, nibubona ibibazo bikuremereye Yesu akurure ku karere karuhura. Kandi ndavuze ngo nibiwanya mu gitondo cyiza, niba ni umugoroba mwiza, abwiza bw'Imana cyangwa se amahoro y'Imana agomeze kuba hamwe muri mwebwe. Ndagarutse rero ninjye Ntakirutimana Elia, tugiye kubana kuri YESU NIWENZIRA TV. Ndavuze ngo ubwiza bw'Imana bukubeho, kandi wowe tugiye kubana muri iki kiganiro umugisha w'Imana ukuzeho. Reka dutangiye dushima Imana, tuyiragiza aka kanya kugira ngo izibane natwe. Mana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, igiti cy'inganza amarombi isambe itarumba gakinga kamakuba bwogamo bw'umugaru. Ya masamana twari tukuraritse, twari tuguhendahenze kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro. Ngwino uvugane natwe, ubwiza bwawe buze buturasire mu izina rya Yesu Kristo wapfaga mwakazuka. Nari ewa lastifo tadobe nesta lastifo newane grome niwi nima newane sta yabo nefota lastima shando nariwi nima la lasire vone drore. Narivuze ngo utangira natwe zo gusuzanya natwe tukusase n'abazona damuri barupinzi, bazona damuri bandabimenyereye, bazona damuri bakoropa iby'umuntu amaze kumva, abose ndabasubiza kuzemo. Ndavuze ngo kuri gose y'Imana nezibane natwe muri akakanya, kandi umuntu wese ugiye kumva ubutumwa cyangwa se ijambo nimubere inkingi y'umutima, rimukomeze, rimubere igitsika mutima, rishoremeze muri we mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuje rero. Imana yari ibantumyeho muri aka kanya kugira ngo nze mbabwire icyo ibantumyeho. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice ni 2:30. Haravuze ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko noneho Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha aribo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Mwakenereza ijambo ry'Imana. Reka twongereho n'uyu murongo uri mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa ni ibice 10, ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ni 10 umurongo wa 34. Avuze ngo iki? Aravuze ngo Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Ndabashimiye mwebwe mukurikiye channel ya YESU NIWENZIRA TV.
aka ni akanya keza kugira ngo mbagezeho icyo Imana ibantumyeho, kandi mu mwanditsi w'ijambo yaranditse aravuga ngo nimwumve icyo umwuka abwira amatorero. Iki ni cya gihe cy'Abisiraheli. Bibiliya itubwiye neza ukuntu Abisiraheli mbese ahangaha ni hahandi Imana yari iri kubwira umugabo witwa Eli. Bivuga ngo Imana ishobora kuza ikubwira neza kugira ngo nzakugirira neza, ariko nyuma yayo ikagaruka ikubwira ngo ndaje nguhane. Ibi ni bishatse kuvuga iki? Niyo mpamvu biteye ko Imana rije kukubwira ngo nzakugira neza, nzagukorera ubukwe, ikazi kubwira ngo nzakubakira urugo rukomere, ikazi kubwira ngo nzaguha ubucuruzi ubugere ku rugero ngo Dubai, ikazi kubwira ngo nzakugira neza, ariko nyuma yayo ikazi ivuga ngo noneho ntibikabeho. Niyo impamvu ya mbere nuko haba habayeho impamvu Imana iba yakubwiye ngo nzakugira neza, mbese nzayimana. Impamvu iba yakubwiye uba ufite konegisiyo imwe n'Imana, cyangwa se uba uhagaze aho Imana igize ute ishaka, aho izi ivuga ngo nari naravuze ko nzakugira neza ariko ntibikabeho. Impamvu ni iyi, Imana yivuguruje. Impamvu ni uko biri kukureba ahandi yabikubwiriye ko izakugira neza, yazi ikahakubura ntihakubone. Tuvuga ngo muri kone winifo lasti etando, muri konegisiyo y'Imana cyangwa se muri agenda y'Imana, cyangwa se hahandi uharukura Imana iba ifite televiziyo ireberamo abantu, irareba yakora kuri telekomande ifunguye ijya kureba kurimo, igasanga ntabwo uri muri agenda, igasanga ntabwo uri muri ya televiziyo. Gahita ivuga ngo nari naravuze yuko nzakugira neza ko none ntibikabeho. Umva ikintu cya mbere cyatuma Imana yivuguruza. Ikintu cya mbere ni icyaha, icya kabiri ni ukutayubaha, icya gatatu ni ukuyimenyera. Ijambo rya mbere cyangwa se ikintu cya mbere cyatuma ubwiza bw'Imana bukuvaho, Imana utakaza ubumwe nayo, utakaza ubusabane n'Imana, icya mbere ni icyaha, icya kabiri ni ukutayubaha, icya gatatu ni ukuyimenyera. Imana yanga umuntu uyimenyera. Mbazana ijambo rivuga cyangwa se mbazana ubutumwa buvuga ngo umuntu ukubaha Imana ije kumwubahisha, ariko la winifondra n'umuntu nawe uri kuyisuzuguza. Umva itangazo nawe muzane, umva ubuhanuzi muzane nawe. Iri tangazo riramureba, riravuze ngo umuntu uri kuyisuzuguza nawe ije kumusuzuguza. Bivuga ngo umuntu uri kubahisha Imana muri iyi minsi, Imana ije kumwubahisha. Yemwe Banyarwanda, Abanyamerika, bari mu Bushinwa, bari mu Bwongereza, abantu bari mu Bufaransa, abantu bari muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania, mu Burundi, muri Kongo, mbese mu Busuwisi, mbese ahantu hose nimwumvira itangazo. Imana iravuze ngo umuntu uri kuyubahisha nawe ije kumwubahisha. Ari dotala stifo tawi ela ewinima, ari dotala benefone drome, ariko n'umuntu uri kuyusuzuguza nawe umva itangazo ubuhanuzi Imana impaye ngo muzanire, nawe ije kumusuzuguza. Hari abantu rero Imana igiye kuza kwibikira ahantu kuko bayisuzuguje. Hari abantu Imana igiye kuza kwibikira ahantu kuko bayisuzuguje rwose. Hari abantu mugiye gushaka mukababura, hari abandi igiye guteza impanuka kuko bayisuzuguje. Imana ibona izaguhombira guhombya, hari n'abandi ije guhombya ibyabo kugira ngo bongere bagaruke ibubahishe, bayubahishe. Hari n'abandi bantu Imana igiye kunyaga. Hari n'abandi bantu Imana bamwe igiye guteza ibyorezo kugira ngo ibabone bayizeho. Hari n'abandi bantu Imana igiye kureka bakagwa mu maboko y'ababisha kubw'uko bayisuzuguje. Nyamara kugwa mu maboko y'ababisha bazagaruka nyuma, Imana ihita ibabona.
barakoreka amabwire. Imana ntabwo iri gukina, nta mikino ifite, ntabwo iri gukina n'abana b'abantu. Wapi, ntabwo iri imikino Imana. Cyaba ukoze ku muntu uri kuyubahishije kumwubahisha cyane, haleluya. Ariko umuntu uri kubisuzuguza nawe ije kumusuzuguza, kandi n'imbwa zizabimenya ko yasuzuguwe. Niwe ngo umuntu azasuzugurwa, ariko umuntu uri kubahisha Uwiteka, haleluya, ngo icyo agiye gukora cyose kigiye kumubera cyiza. Aba ni Abisirayeli cyangwa se abahungu ba Eli. Abantu bari kwitwaza ngo Imana yabavuzeho ngo nta kizabatwara. Umva itangazo rihabaye. Imana ntabwo ikiri kureba ko yakuvuzeho, ahubwo iri kureba ngo uri kuyubahisha ute, iri kureba ngo uri kuyubaha ute, iri kureba ngo muri iyo minsi uri kubyitwaramo ute. Ikibazo si uko uri umukobwa, ahubwo muri ubwo bukobwa bwawe ubuhagazemo ute. Ikibazo si uko utinze ku musozi cyangwa se mu bigeragezo, ahubwo ibyo bigeragezo bihagazemo ute. Ikibazo si uko uri umugabo, ahubwo muri ubwo bugabo bwawe uhagazemo ute. Ikibazo si uko uri umusore, muri ubwo busore bwawe buhagazemo ute. Ikibazo ntabwo uri umubyeyi, ahubwo ubwo bubyeyi bwawe buhagazemo ute. Ikibazo ntabwo ari urugo rwakunaniye, ahubwo ubwo rugo ruhagazemo ute. Ikibazo ntabwo ari uko ucera ugacuruza ugahomba, ahubwo muri ubwo bucuruzi bwawe buhagazemo ute. Ikibazo ntabwo ari uko zonifone stala stifone dra. Ikibazo ntabwo ari uko ari abana bakunaniye, ahubwo abana bawe ubarera ute. Ikibazo si abantu bakuvuga, ahubwo kuba bakuvuga wowe uvuga ngana iki. Wowe nyuma yo kumva cyangwa se iyo ukumva ari kukuvuga wowe uvuga iki. Ikibazo uko bangura umunyamagambo, ahubwo wowe la windi tala stifone dra. Wowe uri kuba kuvuga mugenzi wawe, wowe ukora iki? Niki Imana iri kukubaza. Ngabahungu ba Eli bageza kugira ingeso mbi, ngo batangiye basambanyiriza abakobwa ku gicaniro. Imana yararakaye cyane. Abantu bari gusambanira mu murimo, abaririmbyi bari gusambana baririmba, abahanuzi bari guhanura basambana, abavuga ubutumwa basambana, abapasiteri bayoboye abantu basambana. Ayiwe, Imana yarababaye cyane. Yarambwiye ngo nzababwiye ngo yarababaye cyane, kandi byagezeho yarababaye cyane, ndetse yarananukiwe. Imana yarambwiye ngo nzababwira abantu ngo yarananukiwe. Ayiwe, ngo baza gukora icyo kizira nk'icyo ngicyo, Imana irarakara cyane, irababara. Imaze kuniwata lawa la stima shawinifo, imaze kubabara, Imana irarakara cyane. Imana bango irabanga irarakaye, Imana irarakara pe. Imaze kurakara itumaho Eli umuhanuzi. Eli uyu nguyu yari yaravuganye n'Imana, ari umutambyi. Eli uyu nguyu Imana yamubwiye ko izamugirira neza. Eli yari yaramubwiye ko izamuha amazu. Eli yaramubwiye ko izamutuza muri Amerika nagerayo. Eli yari yaramubwiye yuko azabyara hungu na kobwa. Eli yari yaramubwiye ko azashingirwa. Ariko Imana iraza, Eli adahamya abana be kuko bakoze ikizira byangwa n'Uwiteka. Imana iravuga ngo ni winifone dra, ntibikabeho. Niyo jambo twasomye. Navuze ngo ntibikabeho kuko umuntu unyubaha ariwe nje kubahisha, ariko umuntu uri kunsuzuguza, uri umuntu usuzugwa nanjye nzamusuzugura. Ayiwe, nanze itangazo rivuga ngo umuntu uri kubahisha Imana ije kumwemera, Imana kumwemera mwemeza n'abatamwemeraga. Ikibazo suko revone drai hetawa na benefone kota lastifone drome ni wini masatope ne kota lasti egome. Ikibazo suko utinze mu bushomeri iminsi myinshi, ahubwo ubwo bushomeri bwawe ubagaze muto, ntiwese ukora kugira ngo ubone amafaranga. Ikibazo suko uri umukozi w'Imana nta kazi ufite, cyangwa se ikibazo suko nta mafaranga ufite umukozi w'Imana we, ahubwo ubwo winifo icyo gihagazemo ute. Imana yariremye ngo nimbwira abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mugabane w'Uburayi mbese wa Afrika, mugabane wa Aziya n'indi migabane yose, ngo nimbabwiye ngo umuntu uko yishimanije kumwubahisha, ariko n'umuntu uri kwisuzuguza neje kumusuzuguza. Ayiwe, gukora mbese reka mbabwire, niba hari umuntu ugiye kugerwaho n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye kurya n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye kwambara akaberwa n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye gukora bikemera, ugiye gucuruza akunguka n'umuntu ukubaha Imana,
niba hari umuntu ugiye guhitinga n'umuntu kubaha Imana, niba hari umuntu ugiye kwere winifo unini masato penestala stifone drome heni watando n'umuntu kubaha Imana, niba hari umuntu yemwe ugiye gukundwa n'umuntu kubaha Imana neza. Kandi reka mbatangazirize iri tangazo ko uyu muntu cyagiye gukora cyose kigiye kumubera cyiza. Uyu muntu agiye witandola stifo, uyu muntu agiye gutungurana, uyu muntu agiye kumenyekana. Umuntu uri kubaha Imana ubirimo neza, Imana igiye kuza kumusetsa. Ubundi kubaha Imana si ukudefiriza wapi, kubaha Imana si ukwambara ipantaro, kubaha Imana si uguterura literi, kubaha Imana si ukwambara birebire, kubaha Imana si ugutega igitambaro, kubaha Imana si winifo, si uguhanura, kubaha Imana si ukuririmba, kubaha Imana si ugufasha, kubaha Imana ni gukora iby'Imana ishaka, ukagenda nk'uko ishaka, ukavuga ibyo ishaka, ukumvira umwuka iteka ukayoborwa n'Imana. Haleluya. Ugakora ibishimwa n'Uwiteka, ugahagarara nta rubanza winifo, udatsinzwe n'urubanza rw'ibyaha. Uko niko kubaha Imana. Naho ubundi ibintu byose wakora udafite kubaha Imana, udafite kumvira Imana, udafite kuyubahisha, udafite kuyihamya, udafite kuyubaha ahagaragara n'atagaragara, ibindi byose ni ubusa, ni ubusa. Imana yarintumye ngo nimbwira ngo abantu bayubahe. Ku gihe cyo kuyubaha ni iki ngiki, bamara kuyubaha bakayubahisha, bamara gusuzuguza Imana biyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bamara gusuzuguza Imana kubw'ifunguro ry'umunsi umwe, abantu bari gusuzuguza Imana kubw'ibihumbi 50, abantu bari gusuzuguza Imana kubw'ibihumbi 100, bari gusuzuguza Imana, bakobwa bari kwisuzuguza we, abahanuzi bari kwisuzuguza, baririmbye bari kwisuzuguza. Ariko Imana arimye ngo nimugarukira aho ngaho, kuko ari ku Imana ivuze nimugarukiraho, ubuhanuzi nimubwo bari mugarukiraho. Abantu bari kujya mu bapfumu bagasuzuguza Imana, abantu bakuramo inda bagasuzuguza Imana, abantu bagusambanira amafaranga kugira ngo baramuke ijoro rimwe bagasuzuguza Imana. Ayiwe, abantu bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bagasuzuguza Imana. Imana irababaye cyane, Imana irababaye. Mwakamenya ubwenge, mwakubahisha Imana hakiri kare. Twasomye irindi jambo rivuga ngo Petero aterura amagambo, haravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyu bagakora ibyo gukiranuka. Imana iramwemera, nashaka bari igikara, Imana iramwemera, nashaka bari inzobe, Imana iramwemera, nashaka bari umuzungu, Imana iramwemera, nashaka bari umwirabura, Imana iramwemera. Umva ko unanire winifo, umva itangazo narizanye, umuntu uri kubahisha Imana ije kumwemera, mwemeza n'abatamwemeraga, ije kumufunga imiryango y'umugisha. Ayiwe, ariko umuntu kwisuzuguza nawe ije kumusuzuguza. Ngo menye neza ko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana imwemera. Menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, uko umuntu yameze kose, nashaka bari mu myaka afite kuyubaha, Imana iramwemera, nashaka bari igipfama akafite kuyubaha, Imana iramwemera, nashaka bari ikiragi akafite kuyubaha, Imana iramwemera, nashaka bari mugufiya akafite kuyubaha, Imana iramwemera, nashake abari ikirema agenda mu kagare akafite kuyubaha, Imana iramwemera, nashake arewita dotala stira benefola stima shani winitanola stika zowinitala sti efone grome eniwane mane fone kota shadobe. Imana iramwemera, nashake abari muremure, Imana iramwemera, nashake avutse mu cyaro, Imana iramwemera, nashake abari umukene, Imana iramwemera, nashake abari umukire ariko afite kuyubaha, yemwe Imana igize ute iramwemera. Narinza gitangazo rivuga ngo umuntu uri kubahisha Imana naje kumwubahisha, ariko umuntu uri kwisuzuguza naje kumusuzuguza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka mbasengera Imana. Ushobora kuba wumva utsinzwe n'urubanza rw'ibyaha,
wari uri musambana, uri umuririmbyi, ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, uri umunyamasengesho, ukaba uri gusuzuguza Imana nk'ubugoro, ukaba uri gusuzuguza Imana usambana n'umufiyanse wawe kandi uvuga ngo muzakora ubukwe, aho wamaze kubukora tayari, ahabwa imivumo utangiye uyitege mu rugo iwawe. Kuko Imana igeze yampishurira ibanga rikomeye, irambwira ngo impamvu muri iyi minsi ubukwe bumwe buri gupfa, cyangwa Imana yavanga ubukwe ntibugende nk'uko Imana bivuze. Impamvu ni yuko bari kujya barya inkono idahiye, bakujya basa mbese bari kujya babimarira, bari kujya babukora ubukwe hakiri kare butaraba, bakaryamana. Imana namwe ngo impamvu iri kujya uvuga ubukwe bwinshi ntize kubamo bamwe bagaseba, nuko bamwe bajya bikorera ubukwe hakiri kare, bazasezerana ku itariki 10 wenda n'urugero, bakaryamana ku itariki 5 bakaba barabwikoreye. Imana namwe ngo ntago yataha ubukwe nk'ubwo burimo imivumo n'imikoshi n'imikasiro. Imana irambwira ngo bamwe bafite imivumo, niyo mpamvu divorce zikuboneka nyinshi, nuko abantu bagiye baryamana n'abafiyanse babo batarakora ubukwe kandi bazabukora. Imana namwe ngo bazasenge bikurisha imivumo n'imikoshi, ko nibatikurisha imivumo n'imikoshi izakurikira n'abana babo, bamwe bagatwara amada b'abakobwa. Imana namwe ngo nimusengerera abantu mwakoze iyo gahunda, mushaka abantu b'Imana barimo amavuta y'Imana, barimo umwuka w'Imana, babasengera bakuze imikoshi, kuko rimwe na rimwe bizaba ibibazo mu rugo, mu ngo, bizaba ibibazo mu ngo. Usanga rimwe na rimwe ntumvikanye n'umugabo, rimwe na rimwe murasenye kubera uwo mudayimoni mwinjije hakiri kare ubukwe butaraba. Mureke rero mbasengera Imana abantu bumvishe batsinzwe n'urubanza rw'ibyaha ya ricano ya Yesu NIWENZIRA TV. Mbese nta kindi ni kugira ngo impamvu tuvuga ibi byose no kugira ngo tubereke inzira, tubereke ukuri ko mukwiye guhitamo Kristo wenyine, kari we wenyine ufite ijambo ryahindura ubuzima bw'umuntu. Ni we wenyine uvuga ngo yemwe afite inyota nimuze, badafite imifeza muze munywe ku buntu nta mafaranga baciye. Mureke mbasengera Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, igiti cy'inganzamarumbo isambu itarumba, agatsinga k'amakuba ugugamo bw'umugaro. Aya masanse ngiye ubwoko bwawe bari banteza amatwi bari kunyumva. Ndanini washani folasti etawe nita lastifone grome niwi ni masha tope lastifone kwata lastima shando nani nini masha ni folastifone grome niwi ni manda la lasitope elasti ewi enima. Narimvuze imbaraga z'Imana zimanutse ko bari banteza amatwi, imbaraga zawe Mwami Yesu, imbaraga zawe, imbaraga zikura imikoshi n'imikasiro, imbaraga zawe zihindura, imbaraga zo gutuma kubesha mu gihe nk'iki gikwira bakakubesha ganga natagaragara. Imbaraga zawe Mwami bafate, fata abantu bose batsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, imbaraga zawe zibafate bazirika kigufi mu izina rya Yesu. Cyane cyangwa se muje ko byose byumije kandi ko bikoze. Amen. Yari Yesu NIWENZIRA TV, murakoze. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Abantu ngo yarananukiwe, ayiwe ngo baza gukora icyo kizira nk'icyo ngiki, Imana irarakara cyane, irababara, imaze kunihwatalawa lastima shawinifo, imaze kubabara, Imana irarakara cyane. Imana bango irabanga irarakaye, Imana irarakara pe. Imaze kurakara itumaho ubuhanuzi. Uyu nguyu yari yaravuganye n'Imana, ari umutambyi. Uyu nguyu Imana yambwiye ko izamugirira neza.
Elia yari yaramubwiye ko izamuha amazu, Elia yaramubwiye ko izamutuza muri Amerika nagerayo, Elia yari yaramubwiye yuko azabyara hungu na kobwa, Elia yari yaramubwiye ko azashingirwa, ariko Imana iraza Elia adahamya abana be kuko bakoze ikizira byangwa n'Uwiteka. Imana iravuga ngo ni winifone dra ntibikabeho, niyo jambo twasomye. Navuze ngo ntibikabeho kuko umuntu unyubaha ariwe nje kubahisha, ariko umuntu uri kunsuzuguza, uri umuntu usuzugwa nanjye nzamusuzugura. Ayiwe neza itangazo rivuga ngo umuntu uri kubahisha Imana ije kumwemera, Imana kumwemera mwemeza n'abatamwemeraga. Ikibazo suko revone drai hetawa na benefone kota lastifone drome ni wini masato pene kota lasti egome. Ikibazo suko utinze mu bushomeri iminsi myinshi, ahubwo ubwo bushomeri bwawe ubagaze muto ntiwese ukora kugira ngo ubone amafaranga. Ikibazo suko uri umukozi w'Imana nta kazi ufite, cyangwa se ikibazo suko nta mafaranga ufite umukozi w'Imana we, ahubwo ubwo winifo icyo gihagazemo ute? Imana yariremye ngo nimbwira abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mugabane w'Uburayi mbese wa Afrika, mugabane wa Aziya n'indi migabane yose, ngo nimbabwiye ngo umuntu uko Imana ije kumwubahisha, ariko n'umuntu uri kwisuzuguza neje kumusuzuguza. Ayiwe gukora mbese reka mbabwire, niba hari umuntu ugiye kugerwaho n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye kurya n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye kwambara akaberwa n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye gukora bikemera, ugiye gucuruza akunguka n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye guhitinga n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu ugiye kwere winifo unini masato pene stala stifone drome heni watando n'umuntu ukubaha Imana, niba hari umuntu yemwe ugiye gukundwa n'umuntu ukubaha Imana neza. Kandi reka mbatangaziriza iri tangazo ko uyu muntu cyagiye gukora byose kigiye kumubera cyiza. Uyu muntu agiye witandola stifo, uyu muntu agiye gutungurana, uyu muntu agiye kumenyekana, umuntu uri kubaha Imana birimo neza, Imana igiye kuza kumusetsa. Ubundi kubaha Imana si ukudefiriza wapi, kubaha Imana si ukwambara ipantaro, kubaha Imana si uguterura literi, kubaha Imana si ukwambara birebire, kubaha Imana si ugutega igitambaro, kubaha Imana si ni winifo, si uguhanura, kubaha Imana si ukuririmba, kubaha Imana si ugufasha, kubaha Imana ni gukora iby'Imana ishaka, ukagenda nk'uko ishaka, ukavuga ibyo ishaka, ukumvira umwuka iteka, ukayoborwa n'Imana. Haleluya! Ugakora ibishimwa n'Uwiteka, ugahagarara nta rubanza ne winifo, udatsinzwe n'urubanza rw'ibya. Uko niko kubaha Imana. Naho ubundi ibintu byose wakora udafite kubaha Imana, udafite kumvira Imana, udafite kuyubahisha, udafite kuyihamya, udafite kuyubaha ahagaragara n'atagaragara, ibindi byose ni ubusa, ni ubusa. Imana yarintumye ngo nimbwira ngo abantu bayubahe. Ku gihe cyo kuyubaha ni iki ngiki, bamara kuyubaha bakayubahisha, bantu gusuzuguza Imana biyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bantu gusuzuguza Imana kubw'ifunguro ry'umunsi umwe, abantu bari gusuzuguza Imana kubw'ibihumbi 50, abantu bari gusuzuguza Imana kubw'ibihumbi 100, bari gusuzuguza Imana, bakobwa bari kwisuzuguza we, abahanuzi bari kwisuzuguza, baririmbye bari kwisuzuguza, ariko Imana nimyo ngo nimugarukiraho ngaho, kuko ari ku Imana ivuze nimugarukiraho, ubuhanuzi nimubwo bari mugarukiraho. Abantu bakuye mu bapfumu bagasuzuguza Imana, abantu bakuramo inda bagasuzuguza Imana, abantu bagusambanira amafaranga yango baramuka ijoro rimwe bagasuzuguza Imana. Ayiwe abantu bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bagasuzuguza Imana. Imana irababaye cyane, Imana irababaye. Mwakamenya ubwenge, mwakubahisha Imana hakiri kare.
twasomye irindi jambo rivuga ngo Petero aterura amagambo haravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nashaka bari igikara Imana iramwemera, nashaka bari inzobe Imana iramwemera, nashaka bari umuzungu Imana iramwemera, nashaka bari umwirabura Imana iramwemera. Umva ko unanire winifo, umva itangazo narizanye, umuntu uri kubahisha Imana ije kumwemera, mwemeza n'abatamwemeraga ije kumufunga imiryango y'umugisha. Ayiwe ariko umuntu kwisuzuguza nawe ije kumusuzuguza. Ngo menye neza ko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana imwemera. Menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, uko umuntu yaba ameze kose. Nashaka bari mu myaka afite kuyubaha Imana iramwemera, nashaka bari igipfama akafite kuyubaha Imana iramwemera, nashaka bari ikiragi akafite kuyubaha Imana iramwemera, nashaka bari mugufiya akafite kuyubaha Imana iramwemera, nashake abari ikirema agenda mu kagare akafite kuyubaha Imana iramwemera, nashake arewita dotala stira benefola stima shani winitando lastika zowinitala sti efone grome niwane mane fone kota shadobe Imana iramwemera, nashake abari muremure Imana iramwemera, nashake avutse mu cyaro Imana iramwemera, nashake abari umukene Imana iramwemera, nashake abari umukire ariko afite kuyubaha yemwe Imana igize ute iramwemera. Narinzanye itangazo rivuga ngo umuntu uri kubahisha Imana naje kumwubahisha, ariko umuntu uri kwisuzuguza naje kumusuzuguza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka mbasengera Imana. Ushobora kuba wumvisha utsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, wari uri musambana, uri umuririmbyi, ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, uri umunyamasengesho, ukaba uri gusuzuguza Imana nk'ubugoro, ukaba uri gusuzuguza Imana usambana n'umufiyanse wawe kandi uvuga ngo muzakora ubukwe aho wamaze kubukora tayari, ahabwa imivumo utanyo yitege mu rugo iwawe. Kuko Imana igeze yamishurira ibanga rikomeye, irambwira ngo impamvu muri iyi minsi ubukwe bumwe buri gupfa cyangwa Imana yavanga ubukwe ntibugene nk'uko Imana bivuze. Impamvu ni yuko bari kujya barya inkono idahiye, bakujya basa mbese abasheri bari kujya babimarira, bari kujya babukora ubukwe hakiri kare butaraba bakaryamana. Imana namwe ngo impamvu iri kuvuga ubukwe bwishi ntize kuba bamwe bagaseba, nuko bamwe bajya bikorera ubukwe hakiri kare bazasezerana ku itariki 10 wenda n'urugero bakaryamana ku itariki 5 bakaba barabwikoreye. Imana namwe ngo ntago yataha ubukwe nk'ubwo burimo imivumo n'imikoshi n'imikasiro. Imana irambwira ngo bamwe bafite imivumo, niyo mpamvu divorce zikuboneka nyinshi, nuko abantu bagiye baryamana n'abafiyanse babo batarakora ubukwe kandi bazabukora. Imana namwe ngo bazasenge bikurisha imivumo n'imikoshi, ko nibatikurisha imivumo n'imikoshi izakurikira n'abana babo, bamwe bagatwara amada b'abakobwa. Imana namwe ngo nimusengerera abantu mwakoze iyo gahunda, mushaka abantu b'Imana barimo amavuta y'Imana, barimo umwuka w'Imana, babasengera bakuze imikoshi, kuko rimwe na rimwe bizabibazo mu rugo mu ngo, bizabibazo mu ngo. Usanga rimwe na rimwe ntumvikane n'umugabo, rimwe na rimwe murasenye kubera uwo mudayimoni mwinjije hakiri kare ubukwe butaraba. Mureke rero mbasengera Imana abantu bumvishe batsinzwe n'urubanza rw'ibyaha. Yaricano ya YESU NIWENZIRA TV, mbese nta kindi ni kugira ngo impamvu tuvuga ibi byose no kugira ngo tubereke inzira, tubereke ukuri ko mukwiye guhitamo Kristo wenyine, kari we wenyine ufite ijambo ryahindura ubuzima bw'umuntu. Ni we wenyine uvuga ngo yemwe afite inyota nimuze, badafite imbefeza muze munywe ku buntu nta mafaranga baciye. Mureke mbasengera Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera,
igiti cy'inganzamarumbo isambu itarumba, agacinga k'amakuba ugugamo bw'umugaro. Aya masanse ngiye ubwoko bwawe bari banteze amatwi bari kunyumva. Ndanini washani forasti etawe nita lastifone grome. Niwi ni masha tope lastifone kwata lastima shando. Nani nini masha ni forastifone grome. Niwi ni manda la lasitope elasti ewi enima. Narimvuze imbaraga z'Imana zimanutse ku bari banteze amatwi. Imbaraga zawe mwami Yesu, imbaraga zawe, imbaraga zikura imikosi n'imikasiro, imbaraga zawe zihindura, imbaraga zo gutuma kubesha mu gihe nk'iki gikwira bakakubesha ganga natagaragara. Imbaraga zawe mwami bafate, fata abantu bose batsinzwe n'urubanza rw'ibya, imbaraga zawe zibafate bazirike kigufi mu izina rya Yesu. Cyane cyangwa se ngo byose byumije kandi kubikoze. Amen. Yari Yesu Niwe Nzira TV, murakoze. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu.